Inshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo tumwa ku basore, igice cya 76, ikirango cy'imico iboneye. Mu gihe cy'imyaka 3 bigishwa, Daniel na bagenzi be bakomeye ku mico yabo yo kwitegeka, bakomera ku kubaha Imana kwabo no guhora bishingikirije ku mbaraga zayo. Ubwo igihe cyageraga kugira ngo ubushobozi bwabo n'ubumenyi bwabo bigeragezwe n'umwami, bageragejwe hamwe n'abandi ngo harebwe ko bashoboye imirimo y'ibwami. Ariko mu bandi basore bose ntihabonetse uhwanye na Daniel na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Guhuguka kwabo, guhitamo kwabo n'imvugo yabiboneye n'ubumenyi bwabo bwagutse byahamije imbaraga z'umubiri uzira umuze bari bafite ndetse no gukomera kw'imbaraga zabo z'ubwenge. Bityo bahagaze imbere y'umwami. Mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya icyo umwami yababazaga, yabonaga barusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cye cyose inkubwe 10. Daniel igice cya 1 umurongo wa 19 na 20. Iteka ryose Imana ihesha agaciro ibitunganye. Abasore bajijutse kurusha abandi bose bo mu bihugu byose byategekwaga n'umwami ukomeye bari barateranirijwe i Babuloni. Nyamara muri abo bose abanyagano b'Abaheburayo ntibagiraga uwo bagereranywa nabo. Igihagararo gishinguye bari bafite uko bashinguraga intambwe zabo, mu maso habo heza, ibitekerezo bifungutse n'umwuka mwiza bari bafite. Ibyo byose byari ibimenyetso by'imico myiza ihabwa bumvira amategeko agenga ibyaremwe. Uko ibyo umuntu amenyereza umubiri bihindura intekerezo. Isomo ritangwa ahangaha ni rimwe dukwiriye gutekerezaho neza. Gukurikiza ibyo Bibiliya isaba udakebakeba bizakubera umugisha haba ku mubiri no ku bugingo. Ntabwo imbuto z'umwuka ari urukundo, ibyishimo n'amahoro gusa, ahubwo no kwihangana nako. Dutegekwa kutanduza imibiri yacu kuko ari insengero z'umwuka wera. Abanyagano b'Abaheburayo bari abantu bagira kwifuza nk'ukwacu, bahagaze bashikamye hagati mu bigusha bishimisha umubiri byahibwami i Babuloni. Abasore bo muri iki gihe bagoswe n'ibibakururira kunezeza irari ryabo. By'umwihariko mu mijyi yacu minini, ubwoko bwose bw'ibinezeza irari biba bihari mu buryo bworoshye kandi bureshya. Nk'uko byagenze kuri Daniel, abanga kwiyanduza bazasarura ingorano zo kurangwa n'imico yo kwitegeka, hamwe n'imbaraga zabo z'umubiri kandi zikomeye, ndetse n'imbaraga zisumbyeho zo kwihangana, bafite ububiko bagenda bakuramo imbaraga igihe zikenewe byihutirwa. Ibyiza umuntu amenyereza umubiri we bituma agira ubwenge buhanitse. Imbaraga z'ubwenge, iz'umubiri ndetse no kurama k'umuntu bishingira ku mategeko adahinduka. Imana ibeshejeho ibyaremwe, ntizigera igoboka kugira ngo irinde abantu ingaruka baterwa no kwica amategeko agenga ibyaremwe. Umuntu uharanira kugira ubuhanga buhanitse agomba kwirinda muri byose. Kubonera kw'intekerezo za Daniel no kurangwa n'intego zihamye, ubushobozi bwe mu kunguka ubwenge no kurwanya ibishuko byaturukaga ahanini ku mirire ye itunganye, kandi byari bifitanye isano n'imibereho ye yo gusenga. Kurema ahazaza hacu ubwacu. Hari ukuri kw'agaciro kenshi kuri mu mvugo igira iti, umuntu wese niwe urema ubutunzi bwe. Nubwo ababyeyi ari bo bashinzwe gushimangira imico bakanashinga uburere no kwigishwa by'abahungu n'abakobwa babo, biracyari ukuri k'umwanya duhabwa mu isi ndetse no kwingira akamaro kwacu bishingira ku mikorere yacu ku rwego rukomeye. Daniel na bagenzi be banejejwe n'inyungu ziva mu burere bwiza no gutozwa ibitunganye bakiri bato, ariko izo nyungu zonyine ntabwo zari kuba zarabagize icyo bari cyo. Mu gihe hazaza habo hari hashingiye ku mikorere yabo bwite. Bityo rero biyemeje kuba indahemuka ku nyigisho bigishijwe mu bwana bwabo. Kubaha Imana ari nako shingiro ry'ubwenge, nibyo byari urufatiro rwo gukomera kwabo. Amateka ya Daniel n'abasore bagenzi be yanditswe ku mpapuro z'ijambo ryera kubw'inyungu z'abasore bo mu bihe byose uko bizakurikirana. Binyuze mu byanditswe ku kuba indahemuka kwabo ku mahame yo kwirinda muri iki gihe, Imana irabwira abasore n'abakobwa ibihanangiririza gushyira hamwe imirasire y'umucyo yabahaye ku nsanganyamatsiko yo kwirinda kwa Gikristo, kandi bakagirana isano itunganye n'amategeko agenga ubuzima. Kwirinda kuragororerwa cyane. Muri iki gihe hakenewe abagabo bazakora kandi bagatinyuka nka Daniel.
umutima utunganye n'amaboko afite imbaraga kandi ashiritse ubwoba bibuze mu isi muri iki gihe. Imana yagennye ko umuntu akwiriye guhora atera imbere buri munsi akagera ku ntambwe ihanitse mu byiza. Imana izadufasha natwe nitugira ubushake bwo kugira ibyo twikorera. Ibyiringiro byacu by'umunezero mu isi turimo no mu isi izaza ushingiye ku buryo twitwara neza mu isi turimo ubu. Ku ntambwe yose dukwiriye kwirinda gutera intambwe ya mbere igana ku kutirinda. Nshuti basore, Imana irabahamagarira gukora umurimo mushobora gukora ku bw'ubuntu bwayo. Mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kwikorera kwanyu gukwiriye. Abaroma 12:1. Muhagarare mushikamye mu busore n'ubukumi Imana yabahaye. Mwerekane gutungana kw'ibyo mukunda n'ibyo mwifuza, kandi mugire imico igereranywa n'iya Daniyeli. Imana izabagorera ibahe gutuza, ibahe ubwenge busobanukiwe no kumva ibintu neza. Abasore muri iki gihe bafite amahame adakebakeba, kandi nibatayazibukira bazagira umugisha w'ubuzima bwiza bw'umubiri, ubw'ubwenge n'ubw'ubugingo. Kubaha Imana niryo shingiro ry'ubwenge. Igihe abantu b'imico mibi kandi bakora ibyaha bemeye imbaraga y'ukuri kw'Imana, kwinjira kw'ijambo ry'Imana guha uworoheje umucyo no gusobanukirwa. Ukuri kuracengera kukagera mu mutima, kandi imbaraga z'imico mbonera zasaga n'izari zaraguye ikinya zigasubirana ubugingo. Uwakiriye uko kuri agira gusobanukirwa gukomeye kandi kurushijeho kubonera kuruta uko yari asanzwe. Yashikamishije ubugingo bwe kuri rutare rw'iteka. Ubuzima burushaho kuba bwiza mu byerekeye umutekano w'umuntu muri Kristo. Uko niko iyobokamana n'amategeko y'ubuzima bijyanirana. Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo Ubutumwa ku basore, igice cya 77. Isengesho ni igihome cyacu. Hagati mu makuba yo muri iyi minsi iheruka, ubuhungiro bwonyine abasore bafite buri mu guhora bongera umuhati mu kuba amaso kandi basenga. Umusore wishimira gusoma ijambo ry'Imana kandi akanezezwa n'igihe cyo gusenga azahora asubizwamo imbaraga n'akayaga gahuha gaturuka ku isoko y'ubugingo. Azagera ku rwego ruhanitse rw'imico mbonera kandi agira ibitekerezo byagutse bitagirwa n'abandi. Gusabana n'Imana bituma umuntu agira ibitekerezo byiza, imigambi izira amakemwa, gusobanukirwa ukuri neza, ndetse n'imigambi ihanitse imutera kugira icyo akora. Abomatana n'Imana muri ubwo buryo irabamenya, ikazirikana ko ari abahungu n'abakobwa bayo. Bahora basingira urugero rwo hejuru, bakarushaho gusobanukirwa iby'Imana n'ibizahoraho kugeza ubwo Uwiteka bagira imiyoboro y'umucyo n'ubwenge ku batuye isi. Uburyo bwo gusenga. Ariko rero isengesho ntiryumvikanye nk'uko byagombye kuba. Ntabwo amasengesho yacu ari ayo kumenyesha Imana ikintu itazi. Uwiteka azi neza amabanga y'umuntu wese. Ntabwo amasengesho yacu akwiriye kuba maremare cyangwa ngo arangwe no gusakuza. Imana isoma ibitekerezo bihishwe. Dushobora gusenga bucece twiherereye, kandi Imana yireba hiherereye izumva kandi isubize ku mugaragaro. Amasengesho dutura Imana tuyibwira ibitubabaje n'imiruho yacu, nyamara mu by'ukuri tutumva neza ko tubabaye, bene ayo masengesho ni ay'uburyarya. Imana yita ku isengesho rivuye ku mutima umenetse. Nimwumve uko iyo iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga. Izina ryayo ni uwera, ikavuga iti, aho ntuye ni hejuru kandi harera. Mbana n'ufite umutima umenetse n'uwicisha bugufi, kugira ngo mpembure imyuka y'abacisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse. Yesaya 57:15-16. Ntabwo isengesho rigamije kugira icyo rihindura na kimwe ku Mana, ahubwo rituma duhuza n'ubushake bwayo. Ntabwo isengesho risimbura inshingano tugomba gukora. Isengesho umuntu asubiyemo kenshi kandi atitiriza rizigera ryemerwa n'Imana ngo risimbure icya 10 twagombaga gutanga. Ntabwo isengesho rizishyura imyenda dufitiye Imana. Isengesho ritanga imbaraga. Imbaraga duhabwa mu isengesho dusaba Imana rizadutegurira gukora inshingano zacu za buri munsi.
Ibigeragezo duhura nabyo buri munsi bituma gusenga bigomba kuba ngombwa kugira ngo turindwe n'imbaraga y'Imana kubwo kwizera. Ibyifuzo by'ubwenge bikwiriye guhora bizamuka mu isengesho rya bucece. Igihe tugoswe n'imbaraga zigambiriye kuduteshura ku Mana, kwinginga kwacu kudusaba imbaraga no gufashwa kugomba kudacogora. Nibitagenda bityo ntabwo tuzagera ku ntego mu gutsinda ubwibone no kunesha imbaraga z'ibigeragezo bidukururira mu gutsinda irari ry'ubwibone no kunesha imbaraga z'ibigeragezo bidukurira mu irari ry'icyaha, ari naryo ridutandukanya n'Umukiza. Umucyo w'ukuri weza ubugingo uzatuma uwakiriye atahura ibyifuzo bibi by'icyaha biba mu mutima we kandi birwanira kumutegeka. Ikindi kandi bituma bimubera ngombwa gukoresha imbaraga ze zose ngo arwanye Satani kugira ngo abashe gutsinda kubw'ibyo Kristo yakoze. Amen. Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo Ubutumwa ku basore, igice cya 78, imbaraga z'isengesho. Ubwo yari ku musozi ari kumwe n'Imana, niho Mose yeretswe igishushanyo mbonera cy'inyubako itangaje yagombaga kuba ubuturo bw'ubwiza bw'Imana. Mu misozi turi kumwe n'Imana kuko ari ahantu hiherereye dusabanira nayo, niho tugomba kubonera ibyiza by'agahebuzo yateganyirije inyokomuntu. Kubw'ibyo rero tuzabashishwa kubaka imico yacu kugira ngo tubashe gusohorezwa iri sezerano ngo nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorino, igice cya 6:16. Igihe turi gukora imirimo yacu ya buri munsi, dukwiriye kujya twerekeza umutima wacu mu ijuru dusenga. Ayo masengesho ya bucece azamuka nk'umubavu uhumura neza imbere y'Imana, imbere y'intebe y'ubuntu, bityo imigambi y'umwanzi ikagwabizwa. Umukristo ufite umutima wumatanye n'Imana utyo ntashobora gutsindwa. Nta migambi y'umwanzi ishobora gusenya amahoro ye. Amasezerano yose yo mu ijambo ry'Imana, imbaraga zose z'ubuntu bw'Imana, ubutunzi bwose bw'Uwiteka, byose byatangiye kumurokora. Uko niko Enoki yagendanye n'Imana, kandi Imana yari kumwe nawe ikamubera umufasha w'ibihe byose yabaga afite icyo akeneye. Kubonana n'Ihoraho. Isengesho ni uguhumeka k'ubugingo, ni ibanga ry'imbaraga z'iby'umwuka. Nta bundi buryo bushobora gusimbura ubu, kandi nta bundi buryo ubuzima bw'ubugingo bushobora kurindwa. Isengesho rituma umutima uhura n'isoko y'ubugingo imbona nkubone, kandi rigakomeza imyakura n'imitsi by'imibereho yo kwizera. Niwirengagiza gusenga cyangwa ukajya usengana urutebwe, rimwe na rimwe igihe ubona ko ari ngombwa uzatakaza komatana n'Imana kwawe. Ubushobozi bw'iby'umwuka butakaza imbaraga zabwo, kandi imibereho yo kwizera ibura ubuzima n'imbaraga. Ni ikintu gitangaje kuba dushobora gusenga tukumvirwa, kuba abantu badakwiriye kandi badapfa bafite imbaraga zo kubwira Imana ibyo bakeneye. Ni iyihe mbaraga isumba iyindi umuntu yakwifuza? Kuba umuntu yagirana umubano n'Imana ihoraho. Umuntu w'umunyantege nke ndetse n'umunyabyaha afite amahirwe yo kuvugana n'Umuremyi we. Dushobora kuvuga amagambo agera ku ntebe ye ya cyami y'ubwami bw'Imana twisanzuye. Dushobora kuvugana na Yesu igihe tugenda mu nzira, kandi nawe aravuga ati, ndi iburyo bwawe. Isengesho ryose rivuye ku mutima rirasubizwa. Dukwiriye gusabanira n'Imana mu mitima yacu, kandi dukwiriye kugendana na Kristo. Igihe dukora imirimo yacu ya buri munsi, dukwiriye gusohora icyifuzo cy'umutima wacu ku buryo nta gutwi k'umuntu uwo ari we wese kucyumva. Ariko iryo jambo tuvuze ntirishobora guhita rititaweho cyangwa ngo rizimire. Nta kintu kimwe gishobora gupfukirana icyifuzo cy'ubugingo. Icyifuzo cy'ubugingo kirazamuka kikarenga urusaku rwo mu nzira n'urusaku rw'imashini zisakuza. Imana niyo tuba tubwira, kandi yumva amasengesho yacu. Musabe muzahabwa. Musabe kwicisha bugufi, musabe ubwenge, ubutwari no kongerwa kwizera. Isengesho ryose rivuye ku mutima rizasubizwa. Igisubizo gishobora kudahita kiza ako kanya igihe ugishakira cyangwa igihe ukiteze, ariko ikizaza mu buryo ndetse n'igihe kizahuza neza rwose n'ubukene bwawe. Amasengesho usenze wiherereye, uremerewe cyangwa uri mu bigeragezo, iteka Imana ntiyasubiza nk'uko wari ubyiteze, ahubwo iteka yasubiza iguha ibikugirira neza.